M23 yatumiwe mu biganiro i Doha, ubwo nibyo tugiye kuganira muri aka kanya ndetse n'ubusesenguzi ku byo Loni yatangaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo bakemura intambara n'ibindi bikorwa byose bijyanye na Loni bibera muri Kongo byo gufasha no gutabara abaturage muri rusange. Tugiye kubiganiraho mu kanya, mwumvemo ikaze mukore subscribe mubane natwe kuri Habineza TV akantu ku kandi mwakoze. Nyuma y'ibiganiro byari mu tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 byari bihuze M23 ndetse na DRC byasubitswe kubera impamvu z'umutekano w'abaturage. M23 yabonye itari gukurikizwa bitewe Kongo kure kwangiza uburenganzira bw'abaturage birasaho. Iyi nama yari kubera rero muri Rwanda muri Angola yasubitswe bitewe n'izo mpamvu. Abasesenguzi basobanuriye ibijyanye na Loni n'uburyo itanga imfashanyo ndetse n'inkunga ku baturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo zirimo gutanga amakuru neza. Raporo zizatangwa n'izi mpuguke nizo leta n'inzego za Loni zishingirwaho zifata ingamba zitandukanye zigamije kugarura amahoro umutekano mu gihugu runaka. Noneho rero niba ari ibyo ngibyo Loni nibanze kureho utuntu tujya tumeze nk'uduhano dukandamiza mu 23 urumva kugira ngo iganire n'abantu bafite umutima udashikagurika. Yego, ariko nyuma yo kuganira na ya ntumwa urabona ko ibintu bitangiye kujya mu buryo mu nzira zabo. Ntumwiruke ingoma mu hantu mu mafoto yese iriya ntumwa ni hatari n'aba basenyeri bose cyane. Ariko ikiriho twavuze nari muvuga mu kanya, leta ya Kinshasa yitabara ibyihebe. Ubwo nawe ni ukuvuga ko iyo ijya kurasa kuri aba bantu muri operation Springbok ya MONUSCO nayo bagiye mu buryo w'abantu b'i Kinshasa. Yego, hanyuma aba bantu bavuga bazajya gusura M23 bagiye gusura ibyihebe ko turabona bajya gusura Al-Shabaab, tugatabona bajya gusura Boko Haram. rega urumva leta ya Kongo n'ibiti byihebe yonyine N'abandi barabyemera kuko se ibabera ingabo zabo za Loni zijya kurasa gukoresha imbunda zazo na karugurugu mu kurasa kuri abangaba. Wenda ni nuko rega iki kintu cya Kongo ni kirimo aferi nyinshi utabasha no kumva, kubera ko ari umutwe w'ibyihebe waba uri kuri ya lisiti ya UN ntawe uri mu gusoza. Wenda reka tuzane zino mapu n'ebyiri. Hari mapu yo mu kwezi kwa yose ni mu kwa gatatu n'ubundi. Ubwo se Njika Kayiko wamuvuyeho kongeye kugaragara. Njika Kayiko namubonye kare ariko sinigeze mbona umwanya wo kumwumva. Njika Kayiko arimo kuvuga ibintu ameze nk'ibyo bamubwiye ngo avuge, ntabwo agifite amagara ya mbere. Oya, ntabwo kuba umuze yakuye muri MONUSCO waramubanye mwinshi cyane. ariko yaba ari diri iriya, yaba ari diri FARDC yaba yakina kugira ngo ahasohoke. Ntacyo nabyo tushamba nta kitamenyekana. Tuzamenye ko Njika Kayiko tuzabimenya mu rwose cyumweru gitaha. Tuzakora ibishoboka byose tumenye niba ari Makayiko ariko ari Goma yavuye ate kandi tubisezeranyije dukurikiza twabyo. tuzabimenya rwose, ahubwo uzamwandikira inzoga yagusubira. Ese none uzasubiza Kayiko Kubera iki? Kayiko nigirira hato yabaye kuko muri ko rero Kayiko ntabwo akiri hari Goma twavugaga ko nyine yaba yihishe. Urabona ko yambaye imyenda y'igisirikare cye, arimo guha serivisi igihugu cye cyamushinze cyane arimo kuvuga. Ariko yizo kuja mu Petro muri declaration ye Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuryoha. ntaryumvise no barigendera kurameza ngo kubisa amaso aravuga ati yewe sha iyo duhanganye nabyo banza mutabizi. Yanabaye reka ubu yagizwe porte parole ari kumwe na so Ewe asanzwe ari we porte parole n'ubundi yari wacira umwami atararaso. Ntabwo ari mu mwanya mushaka. Ariko yizo kuvuga ati rero ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuryoha. ntaryumvise no barigendera kurameza ngo kubisa amaso aravuga ati yewe sha iyo duhanganye nabyo banza mutabizi. Yanabaye reka ubu yagizwe porte parole ari kumwe na so asanzwe ari we porte parole n'ubundi yari wacira umwami atararaso. Ntabwo ari mu mwanya mushaka. biba bigoye. Ngayo ahubwo barimo kuvuga ati rero izo mpamvu wenda ubona nk'iyi mpamvu hano ni mu kwa kabiri, ku mapu yari imeze mu kwa kabiri. Hari urabona yo 23 ifite kino gice gitukura, ikibona gitukura gutya. Ubona ukuza igihugu cyose kuza ukagera hano ukarangirira. wagira ngo yakurikiye Burundi. Hari umuntu wamanukaga, birashoboka ko ari umuntu wamanukaga bakamukurikira. Yariko agiye kukankana mu Burundi kwe. Hano mu kwa kabiri. Iyi ni imitwe yose ikorera muri Kongo. iba muri Kongo.
za mayimayi mutombo kira cyabaho hari nyine mayimayi hari na mayimayi kiwe kiwe mayimayi makanika kandi itarakwanaga na kunuza ikaza ikabuza makanika ari mayimayi makanika urabona rero turanye na twirwana mayimayi ni kinyakiriba nyikiri na twirwana buriya uhe mayimayi ntabwo ntabwo